What's up guys, what's up my people, it's your boy Ken, Mr. Ira, muko ngenda mbibabwira bagenda bageza ibintu biri trend, ibintu bigezweho cyangwa se tuvuga ku bantu bakoze ibintu bya danje muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda. Uyu munsi mbazaniye Dekai Kohim, Axel Rugankura cyangwa se nite Bombo Shokora, papa w'abatoto nande mazina menshi agenda yiyita bitewe nuko arakunzwe muramunsi cyane kuva kuri Contact FM akisanga kuri RPA. Urugendo rukomeye cyane, urugendo rutoroshye ariko iyo bigezeho ndetse yaje kwisanga igihugu cyose, especially abana b'abahungu bose rero bakura bifuza kuzakira ikirenge muki cyangwa se bifuza kuzakora ibigwi nk'ibye. Uyu munsi ngwino tubana hanga kuri YouTube channel yanjye yite One Step Show, ngende nkubwira ibigwi byinshi ndetse amavuna amafuku y'umusore we kanda subscribe ubundi tukomeze kubana. Sokazi Rwangura Axel yaje kuba avukira hara mu gihugu cy'u Burundi, ndavuga mu murwa mukuru Buja, aho yavutse ku itariki 30 z'ukwezi kwa gatanu mu 1988, aho yaje kwava yerekeza mu Rwanda, dore ko yahaje ari umwana mutonya. Amashuri abanza ndetse n'ayisumbuye yaje kuba ayiga mu mujyi wa Kigali, aho ayabanza yigaga ku kigo cya APPR, mu gihe amashuri yisumbuye yaje kuba ayiga mu kigo cya IPM, aza kuba nakomereza muri APADE, ari naho yaje kuba asuriza secondaire. Nyuma yaje kuta akomeza muri kaminuza y'u Rwanda, aho yigaga ishami rya Journalism and Communication 2012, nibwo yaje kuba asoza kaminuza, itatangira urugendo rwe rwo kuba umunyamakuru, especially akayinjira mu cyo bita sport news, aribwo yagenda gatangira kogeza imipira, aho yaje kuba agenda agira anakora ku maradiyo menshi atandukanye. So guys, urugendo rwatangiye kuri Contact FM, ubwo yakoraga nk'umunyamakuru wa siporo ndetse akajyacishamo akabagenda akora na update, agenda yogeza n'imipira Rwanda, avuga imipira yo hanze. Yaje kuba mbere yaho yaje kujya no kuri KFM, imwe muri radio zigezweho icyo gihe mu Rwanda, nabwo ko yakoraga mu kintu muri sate bya football, ariko nkaho ibyo bidahagije yeserekeza ku cyo bita Flash Radio. Mvuga ko ariho urugendo rwe noneho rw'itangazamakuru rwahise rutangira, aho yaje kugenda ahakorera ibintu bitangaje ndetse agenda yogeza imipira, especially imipira yo hanze y'Iburayi, za Champions League, ibikombe by'isi, shampiyona zo Bwongereza cyane cyane niyo yari igiye kwita imugeza ku rundi rwego, aho yaje kuhava ndetse aho ngaho yakorera igiye akorana n'abanyamakuru bakomeye bari bagubyize icyo gihe. Ndavuga abo bita ba Rugimba natebuje, ndavuga bita barutamu Rijo, bagiye bakorana ndetse ahita avanga aho yeregeza kuri RPA. ariko noneho inzozi ze cyangwa se kuba ubita Rugangura Axel wanyawe, aho abantu bose batangiye kumenya, igihugu cyose yatangiye kumumenya, naho ngaho byahise bitangirira. Reka nse mubwire mbese ubundi Rugangura Axel usibye so my people, abantu benshi bazi umusore, abantu benshi babanye n'abantu benshi bakoranye nawe bakubwira yuko ari umusore utuje, uvuga amagambo make, umusore ufite ubumenyi bwinshi ku bintu byinshi bigiye bitandukanye. Ari no mpamvu usanga abantu benshi bakunda kumukunda cyangwa se bagenda bamwireferaho. Ari no mpamvu ubona urubyiruko abapeti benshi bazamuka bashaka gukora itangazamakuru, baba bigana ijwi rye. Iringibi bigaragarira hehe? Bigaragarira ahantu cyangwa se ikigo cy'itangazamakuru RBA iyo cyakomeze cyangwa se cyasohotse cyagiye hanze, nibwo usanga abaturage abantu benshi bari usanga cyane cyane urubyiruko baba bigana ijwi rye ndetse bashaka no kwigana amwe mu magambo cyangwa se muri terme agende akoresha. Si byo gusa kandi kuko Rugangura Axel cyangwa se Bombo Shokora umwe mu magambo cyangwa se mu creator mu agenda ahimba amagambo agenda akoreshwa mu kogeza umupira, ariyo menshi usanga abantu bagenda bogeza umupira bagenda bakoresha amwe muri terme yagiye azana nyinshi cyane usanga bagenda bakoresha. Si byo gusa kuko uyu musore cyangwa se uyu Rugangura Axel, so niwumva Rugangura kandi nago uzajya kure n'imiziki, niwumva bizakugora kuba yakora ikiganiro cyangwa se yakora amakuru ya siporo atarimo muziki. Bivuze yuko n'ubundi uko agenda akunda football nako agenda yirefera ku zindi sector, ndavuga muziki, ndavuga ku byo nabwenga afite information ku bintu byinshi bitandukanye. Usanga ari umuntu ufite amakuru ku bintu bijyanye na politique, ku bintu bijyanye n'ibintu bya gisirikare ndetse n'izindi sector nyinshi zitandukanye, ari nacyo abantu benshi bagenda bamukundira. Nk'ibyo bidahagije kandi Rugangura Axel uzamukundira gusoma amazina, usanga nk'amazina agiye ari mu ndimi z'Abanyespanyol mu Portugal, usanga ari umuntu rwose ugenda ayamimina cyangwa se nkuko agenda abivuga ayasoma neza, ukagenda urushaho kuryoherwa mu gihe uri kugenda umwumva cyangwa se igihe uri muragenda umva ibiganiro agenda akora. Ikindi kintu utazi kuri umusore umundi biragoye kuzamubona mu maso ye uko akese ushanga yashyizemo filme z'umukara cyangwa se indi mark, ariko na kugira ngo umubone mu
mu maso habone cyangwa se ube wabasha kumubona mu maso ndetse no mu mutwe icyarimwe bizakugora. Gusa ikindi kintu wamenya kuri uyu musore nuko ari umwe mu basore bakundwa n'abakobwa benshi cyane. Ibi ngibi biragaragara ndetse bigenda byigaragaza ku mbuga nkoranyambaga. So wamenya byinshi, bavuga byinshi kuri uyu musore, ariko reka mbe nsubike aha ngaha. Wowe icyo nakubwira, kora subscribe kuri YouTube channel yanjye One Step Show, ukoreshe ukarena like kugira ngo njye nkomeza